ubumuga ntabwo nabuvukanye. Ubumuga narwaye amaso mfite imyaka 6, nibwo nari ngitangira amashuri abanza. Rero ubwo bushake ababyeyi bagize bwo guhihibikana baca aha baca hirya bagira bate, ni ibintu nanjye nshimira Imana ko batigeze bacika intege na gato, bavuga bati uyu mwana tugomba gukora ibishoboka byose kugeza aho nyine babona ko wenda bitagishoboka. Umwaka urashize ukoze ubukwe, buri wese ahita yibaza ese byagenze bite, yagiye kurambagiza ibyo twita muri iyi minsi gutereta gute umukobwa, yamushimye ate atamubonye, ese bimeze bite kuri iyo ngingo y'urukundo rwawe? Reka tubasuze abakunzi b'Italanto TV, twongeye kugaruka tubashimira cyane uburyo mutugaragariza ko mudukurikira kandi mukomeza gushyira comments ku biganiro dukomeza kubashyiriraho, ndetse mukatwereka ko mwishimiye n'abatumirwa tugenda tubazanira, cyane cyane ko ariyo ntego yacu yo kubazanira abatumirwa mufite amatsiko, abatumirwa mukunze kandi abatumirwa mukeneye kumenya cyane cyane amakuru yabo. Uyu munsi rero twazanye n'umutumirwa mukunda mwadusabye muri benshi, nagiraga ngo atubwire aho atuye, aho akorera, hanyuma dukomeze tuganira. Murakoze, nitwa Epimaque Ndayisaba, nkaba ntuye i Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gikomero, nkaba ari naho nkora kwa muganga, nkaba ndi n'umuhanzi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Murakoze cyane. Abantu benshi cyane bafite amatsiko cyane ku bwawe Epimaque, kuko hari abagiye badusaba muzadushakire Epimaque. Epimaque rero ni umuhanzi nk'uko mubona ko imbere hari gitari, ahora yiteguye urugamba niko navuga. Ni umuririmbyi, ni umucuranzi, aricurangira. Rero abantu benshi bakeneye kumenya ibijyanye n'ubuzima bwawe, bafite amatsiko yo kumenya ibijyanye n'ubuzima bwawe. Babona ucuranga gitari, babona ukora ibikorwa bitandukanye, ariko ntibazi ese ibyo bintu ubikora ute, cyane cyane ko babona ko ufite ubumuga bwo kutabona, bakibaza uburyo ubwo bumuga ubwitwaramo, ibyo byose ukabikora. Nagira ngo rero utumare amatsiko, utubwire imvune ubikuramo, utubwire imbaraga ukoresha kugira ngo ibyo ukora ubigereho. Murakoze. Nk'uko bivuze mfite ubumuga bwo kutabona, ariko kugira ubumuga no gukora ibindi bikorwa bitandukanye ni ibintu bisa naho wavuga ko bifite itandukaniro. Nubwo bifite naho byaba bihuriye, ariko ntabwo kugira ubumuga byakubuza kugira ibindi bikorwa ukora ndetse binameze nk'iby'abandi bakora, ngo bibe byatuma ubwo bushobozi waba utabufite. Nubwo kugira ubumuga byaba biguteza bifite imbogamizi zabyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ni ubuzima umuntu abamo kandi akabumenyera, ndetse ntibimubuze kugira ibindi bintu akora ndetse bisa n'iby'abandi bakora. Bishatse kuvuga yuko rero niba mfite ubumuga koko kandi nkaba mbumaranye n'igihe kinini, bivuze ko namaze kubumenyera ndetse mbasha no kubwitwaramo neza, bituma nkomeza kugira n'ubushobozi bwo kuba nagira ibindi nkora, nk'uyu muziki turi kuvuga, kuba ndi umuhanzi uririmba, kuba nkora akazi kandi gasanzwe, kuba mbese ndiho nk'uko nawe uriho, nk'uko n'undi wese yaba ariho, kandi ubwo bumuga nkaba mbufite mbumaranye ndetse n'igihe. Urumva ni ibintu bibiri bihari, ariko bitabuza umuntu gukomeza kubaho. Rero ni ibintu abantu batajya banabasha kumva koko, nk'uko nawe bimbwira, akibaza ese buriya umuntu acuranga ate atabona, ese umuntu akora akazi gute atabona. Ariko niba ari gucuranga amaso si yacuranga, niba ari gukora akazi, icy'ingenzi ni uko ufite mu mutwe habasha gukora ka kazi,
kandi niba ari ukwandika nkaba mfite amaboko se nabuzwa n'iki kwandika, cyane cyane ko n'ikoranabuhanga rirahari rituma ibibazo byinshi bihinduka ibisubizo cyangwa bibonerwa ibisubizo mu yandi magambo. Rero bivuze ko kuba umuntu afite ubumuga bidakuyeho yuko yabasha kwiha izindi nshingano kandi akazirangiza neza nk'uko bikwiriye, ubona n'ubwo yaba afite ubumuga. Ubu rero EPIMAQUE umuntu yakwibaza ese EPIMAQUE ubumuga yarabuvukanye cyangwa ubumuga bwaje nyuma? Ese niba bwaba bwaraje nyuma byagenze bite kugira ngo ubumuga buze? Ubumuga ntabwo nabuvukanye. Ubumuga narwaye amaso mfite imyaka 6, nibwo nari ngitangira amashuri abanza. Ndwara amaso bisanzwe uko umwana arwara amaso, baravuza mu rugo baragerageza uko bashoboye ariko amaso yanga gukira, birangira nyine bigenze uko nguko. Ntabwo ari ubuzima nabayemo kuva nkivuka, ahubwo ni icyo gihe byaziye, numva ko bimaranye imyaka myinshi. Byumvikana hashize igihe kirekire cyane ufite ubumuga, none hari ikintu nibura waba wibuka wigeze ubona icyo gihe? Ibintu byose ndabyibuka, ahubwo ibyo narebye byose ndabyibuka, kandi narebye ibintu byinshi, narebye nta na kimwe ntarebye. Ibintu byinshi narebye n'isiganwa ry'amagare icyo gihe kera. Uribuka ukibuka uko byari byitwaye mu isiganwa? Wenda nabikurura uko byari bimeze icyo gihe, nkabifotora nkabona ukuntu byari bimeze icyo gihe. Ni ibintu byinshi nzi cyane nabonye, ni byinshi. Ni ukuvuga ngo iyo wumvishe hari irushanwa ry'amagare uhita ukurura ya shusho wabonye icyo gihe? Ndayikurura nkayumva, mba numva n'uburyo isiganwa rimeze, nkamenya uko bihagaze, nkamenya uko bari kugenda. Urumva ni ibintu ukurura nyine ukabyumva iyo ari n'ibintu wabonye. Hanyuma muri icyo gihe se wari ufite ababyeyi cyangwa se bimeze bite? Ubu ngubu baracyahari, bimeze bite? Icyo gihe nari mbafite bombi, ariko ubu nsigaranye umukecuru gusa. Urumva ni uko ubuzima buhagaze. Hanyuma ababyeyi bawe nyuma yo guhura n'iryo sanganya byagukururiye guhuma, babyitwayemo bate? Kuko twagiye tubona ubuhamya bwinshi bw'abana bagiye batereranwa n'ababyeyi babo bitewe n'ubumuga bafite, ugasanga barabahanye, bamerewe nabi, bafite agahinda. Wowe ababyeyi bawe babyakiriye bate icyo cyago? Reka tucyite icyago cyari kibonetse. Urakoze cyane. Ibyo ni ibintu nshimira Imana, kuko nanjye ndabizi ko hari benshi batagize amahirwe nk'ayo bamwe muri twe twagiye tugira, kugira ababyeyi nibura bavuga bati tugomba kurwanya ishyaka ry'umwana akagira ubuzima, cyane cyane ko ngewe nari nzi n'ubwenge cyane ndi mutoya. Ariko iyo motivasiyo y'ababyeyi barayigize, ntabwo bigeze bacika intege kuva rwose ku munota wa mbere, babona yuko ngewe ntangiye kurwara amaso. Kuko uwo munsi nari navuye ku ishuri, nubwo turi mu rugo nimugoroba, ndi kumwe nabo mu rugo, ndababwira nti ariko ko mbona nge ntari kureba neza, mwebwe muri kureba? Bati twebwe turareba. Bati se urabona bimeze bite? Ntigiye ndimo ndakanura sindebe. Batangira kubona ko ari ikibazo cyukora, batangira kuvuza muri bwa buryo bwo mu Kinyarwanda hambere. Ahora bizi ko imyumvire y'Abanyarwanda itaratera imbere, babanzaga kugerageza muri bwa buryo bwabo bwo kuvuza ibyatsi, nubwo nabwo ari bwiza rimwe na rimwe, ariko mu bihe byashize byari bitaratera imbere nk'iby'ubu ngubu. Abanza kugerageza muri ubwo buryo, birananga, ntibyakunda, babona kujya kumujyana kwa muganga. Rero uyu nguyu twita ko ari kwa muganga wa kizungu, babona kumvura, nabo bakiraho akabo, ariko birangira byanze. Rero ubwo bushake ababyeyi bagize bwo guhihibikana, baca hirya, bagira bate, ni ibintu nanjye nshimira Imana ko batigeze bacika intege na gato, bavuga bati uyu mwana tugomba gukora ibishoboka byose, kugeza aho nyine babona ko wenda bitagishoboka. Ariko nubwo byarangiye n'ubundi kureba bidakunze, naho ngiriye kwiga mu mashuri y'umwihariko, ntibigeze badohoka kunkurikirana ngo bacike intege, nk'uko abenshi bagiye bagira izo ngorane. Ariko jyewe ndabishimira Imana ko
batigeze badohoka, aho ngeze ndabishimira Imana ndetse n'ababyeyi nkabashimira. hanyuma wowe kuri iyo myaka 6 wakiriye ute ibyo bintu kubona ejo wararebaga uyu munsi ntureba, umunsi ukurikiyeho nturebye, ibyo bintu wabyakiriye ute mu mutima wawe? Burya rero iyo umuntu ari umwana ntabwo aba ari umuntu wibaza ibintu byinshi, wibije nyine abyakira atyo. Iyo umuntu amaze kuba umuntu mukuru niwe bigora kwakira ibimubayeho. Abo uzabona bize za segonderi bakiga za kaminuza bakagira izo ngorane bakarwara amaso bagahuma ari bakuru, nibo usanga bigora kwakira. Ariko iyo umuntu bimubayeho akiri umwana muri iyo myaka ikiri mitoya, nta byinshi abyibazaho, gusa ntubura kumva ufite ubwigunge, kuko niba wakinaga n'abandi bana bihagaze utakibasha gukina, niba mwakinaga amabiye no kwiruka no gukina agapira bya bindi by'abana, ubwo biba bitagikunda bikakubabaza, ariko ntabwo uba ukiri umuntu wo gucirwa intege cyane n'ibyo ngibyo ngo ubyibazeho, kuko ibije nyine unabyakira ufite ubwo bushobozi bwo kubyakira. Ese mu gutangira ishuri byagenze bite? Utabona watangiriye he? Bimeze bite? Icyo gihe nabikubwiye, natangiye kurwara amaso, nari maze igihe gito ntangiye kwiga, nari maze nk'ibyumweru bitagera no kuri ukwezi kwari kutarashira, ariko urumva byahise bihagarara, ajya muri izo procedure zo kujya kwivuza n'iki. Aho binaniranye rero, ubwo njya kwiga nyine mu mashuri ari specialize nk'uko nabikubwiraga, aho bita i Gatagara, abantu benshi bamaze kuhamenya. Aho naho nagiye kwiga, ryari ishuri nyine rero ry'abatabona gusa. Muri classe tukaba turimo turi abantu batabona gusa, ndetse bakeya, kugira ngo mwarimu abashe gukurikirana buri munyeshuri, kuko kwigisha abantu batabona b'abana ndetse bisaba kumwigisha inyuguti imwe umwerekera umuhagaze hejuru, bandika gutya, n'ibintu bigoye. Ubwo ariko ubwo buzima tubamo, ni umwaka wa mbere birarangira, wa kabiri gutyo, primaire ndinda kuyirangiza, birakomeza. Hanyuma urangije primaire rero ugiye muri segonderi nawe wayikomeje muri ubwo buryo bigishaga abatabona, cyangwa wagiye mu mashuri asanzwe nk'ay'abandi bose ndetse na kaminuza? Aho ngaho primaire tugiye kuyirangiza, urumva twari tumenyereye iyo systeme yo kwiga tutabona gusa. Abarimu bakatubwira bati rero mugiye kurangiza primaire, nimurangiza muzajya muri segonderi, kandi nimugerayo muzajya mwigana n'abantu bareba. Ukibaza uburyo uzigana n'umuntu ureba, wowe utareba, kumva ni ibintu bitoroshye kubyumva, ariko nyine uko ubuzima ariko bwagomba kumera, ukumva ko nta kindi cyo kubikoraho. Ubwo ibizamini kigeze turabikora, nuko tubitsinze tujya muri segonderi. Tugezeyo dusanga koko ni ukwigana n'abantu bareba, twe tutareba. Ugasanga nyine nko mu ishuri ry'abantu 50, 60 harimo nk'abatabona 2, 3, cyangwa se uri n'umwe, nabyo byarashobokaga. Turigana, cyokora nyine numva n'abantu babaga batamenyeranye kubana n'abantu batareba, bakikanga, bakibaza uburyo uri bwandike, bakibariza uburyo uzajya ufata note, bya bindi nyine byo muri segonderi. Ni byinshi bibazaga, ku buryo niyo wabaga uri kwandika mu ishuri byarabarangazaga, kuko dufite imashini nyine z'umwihariko twandikisha ya nyandiko yacu dukoresha yitwa braille. Bikabatera amatsiko, ugasanga hajemo no kurangara kuri bamwe, kurumva n'ubuzima bushya batari bamenyereye. Ariko nyine tukabiviva, nubwo byari bitanoroshye na gatoya, ariko iminsi nyine tukayisunika bigakunda, n'Imana ikatuba hafi, kugeza muri za kaminuza hose nuko byari bimeze. Imana iraduherekeza birakunda. Hanyuma rero kaminuza byo amasomo wayitwayemo ute? Kujya muri kaminuza sinzi niba wenda wari ufite bagenzi bawe nabo bafite ubwo bumuga, mukisungana mukandika se ama explication, ibisobanuro nyine by'umwarimu. Ese byagendaga bite? Dufite amatsiko yo kumenya ukuntu wize noneho kaminuza, tubwire naho wigiye. Nibyo. Ku cyiciro cya kaminuza aho byari bitandukanye n'ibyo muri segonderi. Buri cyiciro cyabaga gifite umwihariko wacyo. Muri kaminuza nize bikiri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare.
kujyayo rero twagiye segonderi nari narayize ahantu bita i Gahini kuri groupe scolaire ya Gahini. Ubwo twavuye nyine tujya kwiga i Butare. Wumva ari ubuzima noneho ubundi butandukanye na bwa bundi ugiyemo, ho nta muntu wari uhari wagombaga kugufasha, ukageraho nta muntu uhazi, nta muntu iki, ari ibintu nyine biri aho bigoye. Ariko urumva nanone par experience y'ubuzima, nanone ukagira uko ubyitwaramo kandi bigufasha kubaho koko nk'umuntu mukuru umaze kugira intambwe utera mu myumvire no mu mitekerereze. Twageze rero bitoroshye, tujya muri kaminuza, ukagira bakakubwira bati rero wowe aho ugomba kubona aha ngaha tukwereke icyumba ugomba kubamo, bakagutembereza bakakwereka icyumba, ukagitemberamo ukamenya uko giteye, igitanda aho kiri, ukamenya aho lavabiri, ukamenya byose, garderobe, ukamenya idirishya, ameza, tiruwari, ibintu byose ukamenya nyine buri kamwe aho gaherereye. Wagize bakwerekana na resitora uzajya kuriramo, byose bakwereka. Ariko nuko bakavuga ati nawe rero ibisigaye nawe uzajya wikoca. Nuko ubwo ubuzima butangira gutyo. Cyakora ibyo mu ishuri byo bifite ukuntu byari biteye ukundi. Nagiye mu ishuri ku munsi wa mbere, abantu barikanga, bamwe ndetse ukumva batangiye kwirukanka, bakagira ubwoba ibintu birakomera, noneho biragenda bitera. Ariko uko n'ubundi ari ibintu nari niteze, urumva iyo ugeze muri miri itakumenyereye utabona abantu barikanga. Urumva nabo twari duhuye ntibari banazi ko umuntu utabona ashobora kwiga agera no muri kaminuza. Bakubona bakaba bavuga bati si umuntu ari ntiyayobye. Cyane cyane ko nabanje no kubura classe ngomba kwigiramo. Par chance nza kuyibona, ndinjira, abantu nyine batangira kwikanga gutyo. Ndinjira cyo kura ndicara, abantu batangira kujya kumva bafite impungenge, ariko impungenge zivanze n'amatsiko. Bakibaza cyokora bamwe kumva barimo barahunga rwose bafite n'ubwoba. Ariko cyakora akaba n'abandi bumva bafite amatsiko, ndetse bakaza bigira hino bicuma gake. Nuko ntabwo nari muhumure rwose, muhumure, ni mugenzi wanyu nje ngo twigane. Ubuse nawe uje kwiga muri kaminuza, ahangaha ko ari muri kaminuza, se ubu niho wayobye? Oya, ntabwo nayobye. None se twebwe ko dufite amasirabisi reba ngaya, ibiki n'ibiki, wowe se uzajya wigute? Nanjye nziga uzabibona. Neze twebwe ko tureba ku kibaho ukaba utabasha kuhareba, nanjye mfite uburyo nzakoresha kandi nkiga, ibyo byose nabyo muzabimenya. Nuko ubwo rero bamwe bafite amatsiko bagenda bambaza utubazo, ko bagenda bicuma. Ariko n'abandi nubwo babaga bahunze ntabwo bajyaga kure, ni kwa kundi kubwikanga gusa, babonye umuntu utabona badasanzwe babona, ibibazo twinshi. Ubwo uko babandi bashiritse ubwoba barimo baranganiriza, n'abandi bakagenda bicuma gake bigira hino bateze amatwi bayabanguye cyane, urabyumva. Nuko cyokora mwarimu ubwo yahise yinjira, icyo gihe ndabyibuka, arigisha, arangije arasohoka. Muri kaminuza ubundi muri segonderi ukuntu byabaga bimeze, niba nk'ubu nicaye ndi umunyeshuri, nawe uri umunyeshuri, twicaranye kuri pupitre, umwarimu yarinjiraga, igihe cyo gufata note kikagera, noneho igihe ari kwandika ku kibaho, wowe munyeshuri twicaranye, ukajya umpa umusada wo gusoma ku kibaho uvuga, wandika mu ikaye yawe, ariko ibyo wandika ukabyandika ubivuga. Nanjye nkatega amatwi bya bindi rero uri kuvuga, akaba aribyo nandika. Muri kaminuza rero iryo ryatandukanye nakubwiraga ni iryo, ho ntabwo ari uko byabaga bimeze. Umwarimu yarigishaga bisanzwe, niba ari ama explication anayatanga ku kibaho, urumva nge sinabaga nanayabona, yarangiza akisohokera akigendera. Ngiye ubwo aho nabashaka kurekipera hatoya nabwo ni muri note, nkamuha flash akanshyiriraho note ziri soft, ngiye nkagenda nkazemprima. Twabaga dufitemo ama imprimante yemprima ya nyandiko yacu nakubwiraga. None ngiye nkabona note ziri muri ya nyandiko, mbasha gusomesha intoki gutya, ugenda ukozaho intoki gutya, ugenda usoma, ubasha kubyumva. Ariko ubwo mwarimu yarasohotse, abanyeshuri batangira kunyegera, baranganiriza na za mpungenge bari bafite. Noneho babandi tuganira ibintu bisekeje, bagaseka nanjye ngaseka. Kwa gutekereza nyine uburyo umuntu utabona
ari umuntu nyine ubwo akabaye ari umuntu wigunze ufite ishavu n'umubabaro byamurenze, ubwo naseka bakumirwa bati burya uzi ko nawe abasha guseka, burya nawe azi guseka nawe burya abasha kwishima, bakumirwa mbese bakumva ko umuntu utabona ni umuntu wishwe n'agahinda n'umubabaro, ni umuntu wajumariwe, ibintu nk'ibyo bikabatangaza, ariko nyine bigatuma nibura bagenda bafunguka buhoro buhoro, n'abandi baga bafite ubwoba bari hirya n'impungenge bakagenda begera hino buhoro buhoro tukaganira. Uwo munsi rero babaze muri classe dusanga turi abanyeshuri 95, ariko ni jye jyenyine wari uri mutabona. Ubwo icyo gihe nahise numva umukoro nari mfite w'uko ngomba kwiga nshyizeho umwete. Narumva gutekereza kuri umuntu umwe mu bantu 95 bareba wowe utareba, ugomba no nimvisha yuko nuramuka ujenjetse gatoya nutsindwa bazavuga bati n'ubundi umuntu utabona se yatsinda binyuze mu zihe nzira. Uhita wumva ko ufite task yo kwiga ushyizeho umwete kugira ngo utazatsindwa bakavuga yuko watsinzwe kubera ko utabona. Niyo mpamvu rero byansabaga kwiga ndetse ngashyiraho n'umwete cyane kugira ngo urwo rubwa rutazanjyaho. hanyuma bitewe n'uko nyine utabonaga, ubundi hari ukuntu abanyeshuri biga bagahabwa za note, bagahabwa n'ubusobanuro, hari uburyo ubwo busobanuro bw'umwarimu nabwo buba bukenewe ku munyeshuri Epimake. Wowe wabyitwaragamo ute? Birumvikana wabonaga note, ariko se explication zose wazifataga mu mutwe cyangwa wari ufite ubundi buryo ubonamo explication ku ruhande?